umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane. Ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye, usirinde ukoze umugabo wawe isoni maze uzamugirire ibanga mu mibereho yawe yose, kugira ngo nanjye ajya mu bandi ajya agendera ifite icyizere. Cyprien, Bibiliya itubwira yuko ufite inshingano zo gukunda umugore wawe no kumurinda. Ibyo bizaba ibyo mu mibereho yawe ya buri munsi. Ntuzakunda umugore wawe yubahwa na rubanda, ahubwo azajya akorana icyubahiro kuko abashoboka. Umugabo mwiza uzi kumwitaho kandi umugabo mwiza Imana y'amahoro bawumugisha. Haleluya. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi izakomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Umusore n'inkumi baracyari umusore n'inkumi, ariko mu kanya gato cyane baraba bamaze kwitwa kandi na madamu kandi ibyo bintu amategeko y'Imana ndetse no ku isi n'abo bandi bagana. Tugiye hindukira yerekeye kuri wawe nawe ahindukire maze akurebe ayabane. Yewe abigendera Cyprien sezeranye imbere y'Imana ihoraho, sezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Nsabiyumva Yvette uhereye uyu munsi ujyanye ngo mbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka, nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda mukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Usezeraniye ko nta wundi mugore nzigera nguharika, ibyo twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka kandi musezeraniye ko ntazigera nezuza kugukunda. Sezeranye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe ntawugenera Cyprien uhereye uyu munsi mujyane umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngo kundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeranya ko nta wundi mugabo nzigera nguharika, igihe twese tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana tuzabana iteka kandi gusezeranya ko ntazigera nezuka kugukunda. Yewe pastor umugabura w'itoro ry'abatwanditse umunsi wa karindwi, nshingiye ku itegeko rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umugabo agomba kugira umugore umwe kandi umugore agomba kugira umugabo umwe, nshingiye kandi ku masezerano ntawigenera Cyprien asezeraniye Yvette, mpamije ku mugaragaro ko ntawigenera Cyprien abaye umugabo w'isezerano
Nsabiyumva Yvette, kandi Nsabiyumva Yvette uhereye umunsi akabaye umugore w'isezerano wa Ntawigenera Cyprien. Ikimana iteranyije n'akanya gatandukanye, kandi umunsi twaje tuje gushyigikira amasezerano yabo. Wabanye natwe, watuyoboye mu buryo bwo aribwo bwose. None rero turagushimye, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Kuri aya manywa bujuje isezerano ryawe nk'uko waritegetse, uhereye kuri Adamu na Eva, kuri uwo muryango wa mbere, bose mu bari bariho ndetse n'abazabaho bakomoka bose. Ubu bukwe dukomeze kubushyira mu biganza kugira ngo ukomeze ubuntu, kandi umubano wabo uzaba umubano uzatuma bahora iteka ryose bakubaha, bagukorera. Ibyo tubisabye Imana mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza. Reka nsabe Bwana Ntawigenera Cyprien kubasaba. Haleluya, mbese muranezerewe? Reka nongere nsabe Cyprien nanone kandi yongere amwegere amushimire yuko yemeye kumusezerera kuzabana n'iteka ryose. Cyprien nahawe rwose na Yvette, ni mutwereke rwose ko muzaba mu bintu mbese nta gihe tubahaye abari mu bwira icyo dushaka cyose. Yaranezerewe, Imana yarakoze. Ubwo Imana yahaye umugabo umugore yarakoze. Bagabo mujye mushima Imana y'ijuru. Reka nsabe Cyprien na Madame atambuke. Tusabe Madame nawe asinye. Reka bisabe Garçon d'honneur nawe asinyire amasezerano mu muhamya wari uhari. Reka dusabe fille d'honneur nawe nk'umuntu wari uhari abihamishe kubishyiraho umukono. Akoze nanjye rero noneho sabe mukwe n'umugeni bahagarara neza bareba iteraniro, maze mbabwire ko itorero bw'urukundo ribakunda no kubw'umugambi mwiza
igaragaza ko usezeranye ku mugaragaro kandi ugasezerana imbere y'Imana. Iyi mpano y'itorero yakirana umunezero. Mu gihe rero bakiri muri uyu munezero, reka mbasabe nanone berekere hariya ngo nakwita ikambere, batwereke yuko muri byose bazajya bafatanya kandi bigakunda. Tubahaye umwanya bwana madamu, gufatanya kwanyu uzabe gufatanya ku mugisha. Ati abashyitsi bazanwe no ku rusengero ntitubashaka ntibagende, ahubwo twebwe tumenye ibyacu, tujya inama, tumenye ko tuzaza twakira abazajya baza batugana. Haleluya. Bana na madamu murakoze cyane, nimwongere mutambuke nk'uko mubyemerewe mu ngendo yanyu. Ndagira ngo muhagarare muri iri teraniro. Abagiye babareba ibirori ndagira ngo mubitegereze neza. Ndagira ngo muramburire iri teraniro ry'abatahiye ubukwe ibiganza. Murambure ibiganza, mubashimire rwose kuba batahiye. Ndagira ngo umusore noneho ku giti cye arambure ikiganza, abwira abasore bagenzi bati bayi bayi, uzakike narambutse. Bayi bayi basore, ariko mwihangane n'ubundi ibyiza biracyari imbere, namwe tuzaduhamagare tuzabita. Reka mbwire Madame Yvette, nawe urambura ikiganza ubwire inkumi zirangaha ati bayi bayi, kandi ubabwire uti twasitiriye, ntabwo ari ukwigera no kubanza kuvugisha. Wabikoze wagize gutya nuko abakobwa mwihangane, ariko ndi kubona hano ibumoso bwanjye hicaye abantu bameze neza, muzaduhamagare tuzabitamo. Reka noneho ababyeyi imiryango yombi muri aha ngaha nsabe kugira ngo murambure nuko barabuje mu muryango. Aba bose ni bagenzi bawe, bazakuba hafi, uzabagisha inama bazayikugira, ariko nanone ntuzabura ubwenge. Mutware Sipiriye, Imana igumugisha, uje mu rugaga rw'abandi bagabo, uzabane na bundi umugabo, uzaharanire kugira ngo urugo rwawe rugire inshuti z'abagabo nk'aba ngabo, uzabagisha inama bazayikugira, ariko nanone uzajya ugira ubwenge nawe, umenye bakugira inama nziza, umenye n'abashaka kugusenyera, maze umenye gufata imyanzuro. Uwiteka abane nawe mu izina rya Yesu. Noneho dusabe ababishinzwe musubire mu byicaro byanyu, hanyuma
bitegure gusoza gahunda zaberaga aha ngaha mu rusengero. cyangwa se kuri sale yateguye kwakira abatashye ubukwe bwabo. Reka rero for the sake of time duhamagare abantu bo kuri Moriya n'impano ihari batambuke yo kuzatinda bigire kwakira impano. Alléluia. Alléluia. Prière à event ukabwire ngo felicitation. Itorero rya Moriya ari naryo torero event abarizwagamo ryamugeneye impano. Nk'uko mubibona ni ikimenyetso cy'uko event yabanaga neza n'abagize itorero rya Moriya. Rero impano byakugeneye ni inama zigirwa itorero. Itorero rihera mu muryango. Izi nama ziri mu gitabo turizera neza ko zizabubaka maze umuryango ugakora itorero ritoya. Ubwo ni itorero rya Moriya rizajya gusengeramo rikabyungukiramo hamwe na Cyprien. Rero turabifuriza kuzagira urugo ruhire, urugo rufite Yesu. Uko nimugira Yesu bya mbere ntacyo muzamubura. Tubifurije rero urugo ruhire, katubashyikirize bibiri iki gitabo kugira ngo twaba ari imbere. imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi bahimana icyubahiro. Ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza, ni bwiza bwose.